wenda ugakina n'umukobwa mwamara gukinana bikava muri filime nawe bikajya mu bundi buzima mu rukundo ukaba wahita ujya mu rukundo wabaye turi umukobwa twakinanye none ndi kumva rwose nta mukunzi ntabwo birakubaho nubwo wamukunda muri uwo munsi ariko iyo mukinanye bwa kabiri uhita ubivamo ni ryari umukobwa aruka kugusura muri geto yawe ntungambwiye umuntu wenda wabyegereje umutima ashaka ko mukundana babahaye isene yo mu buriri siko mushobora kutavamo ntabwo mwavamo bijya bibaho avati wenda ari umukobwa atari mushiki wawe nabyumvise ako so kari kera ubu ndabyibukara ni kera nesa aho umutipe agera bakirotera ahubwo ntihasa ari kera usanga ibintu umuntu akina abantu babyegereza umutima neza neza ukagira ngo ibintu dukina ntago aba ari ibyo ahubwo ni message tuba dushaka gutanga y'ibintu biri hanze anyway hari n'igihe nk'ubu ndi single kubera anyway ibyo bintu ntabwo wabinkora ukuri oya Lucas ntabwo wabinkora umugore pe nta shero ufite aya ntawe nta shero ufite ntawe. Hello guys, nizere ko rero mumeze neza cyane, nizere ko mumeze fresh, nizere ko abadukurikirana kuri channel ya TV Rwanda nkuko bisanzwe. Njewe ni MC Nope, tubana umunsi ku munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru mba mpari. Yes, uyu munsi rero abantu benshi nabazaniye umutumirwa, mwarababwiye ko nzanyenda mbahereza ibintu byinshi cyane bye bitandukanye. Nzajya mbazanira abahanzi, abastar bagiye batandukanye, abantu benshi muri rusange, ndetse no kugenda tuzamura impano zigiye zitandukanye. Kuri uyu munsi rero, uyu munsi hari umuntu nakuzaniye, benshi mwaramukunze, mwamukunze mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Bamwe batese bimeze bite, asigari hehe muri Mr. Ugeni, ibintu byinshi tugiye kugenda tuganira. Turaza rero kuvugana ku iterambere ry'ibikorwa byiwe arimo muri iyi minsi. Ibyo byose rero turaza kugendana. Wowe icyo nkwisabira gusa niba utarakanda subscribe, kanda aho ngaho kuri subscribe, unasharinge, commenting. Abantu bari mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, Sazo n'Nyirabwarya, bari mu mujyi wa Kigali, dore ko muri iyi minsi ibintu bimeze neza, biraryoshye. Turi muri UCI, ibintu bimeze neza, ni irushanwa ry'amagare y'isi. Ibintu bimeze neza rero. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa, kuri kamera muri kugenda mumubona, kuri kamera muraza kugenda mumubona. Imeze ite bro? Nisana amahoro. Imeze neza. Ndashima Gitare wari nawe wakiya kabisa. Iminsi myinshi wana. Nyinshi cyatari. Twari tuburanye. Siko myinshi sana. Umeze neza ariko. Funze biranagaragara kabisa. Urakeye? Umenya agafaranga karabonetse. Amafaranga se ko yabaye nk'imiti igabanya ubwandu cyangwa se nka sida, ntawe ucyemera yuko yafite, ariko duke umuntu afite basi ntago twakwiburira. Okay, rero muramubona neza cyane. Ubundi busanzwe bitwa nde? Amazina asanzwe nitwa Nsengiyumva Yves. Nsengiyumva Yves. Yo mazina ababyeyi y'ababyeyi ariko irangamuntu. Yes, amazina ubundi cyane bakuziho kavuga uti nayangaya ko bati cyakora iringiri ryo rwose niryo zina banziho cyane iri. Hari Lucas, hari Rodrigue nko muri filime ndimo ndakina Amarira y'Umugeni, hakaza na Jado mu rugo rwanjye. Ntabwo nibuka iryo nitwaga muri Cinemedi, ko nakinye nyinshi nanoza. Izo filime zose wazikoze? No mu mpanga. No mu mpanga. Ni nyinshi. Yes, rero turaza kugenda tuganira, turaza kugenda tubigeraho, turaza kugenda nkubaza utubazo tumwe na tumwe kugira ngo abakunzi ba Channel TV Rwanda baze kuba basobanura. Muri iyi minsi uhugiye mu biki? Nk'ibisanzwe ni sinema, ariko nanone hari ibindi nari ndimo ndahugiramo nka business ku ruhande wenda nakora. Ibyo nari ndimo ndatekereza, ariko sinema niyo ibiri imbere kuko niko kazi kadutunze. Ikindi hari igihe nzahitamo umuziki one time. Shaka umuhanzi. Ahubwo nahoze ndiwe wakundi umuntu yabaga ari segonderi ugasanga yanditse imirongo, nari ndi umuraperi mu ngewe umwana muto Rastaman best man, ndasaba hip hop nziza nkizi wiza kumigo nyine kuta turongo twa kera. Umuntu aba afite uturongo ariko atagira, ariko ubu ngubu hari indirimbo nzima nzabasohorera vuba
yeah, trust me. Bishatse kuvuga yuko ubu ngubu waba ufite indirimbo wanditse? Narayanditse ndanarikodingaho gatoya, harabura kugira kumasteringa nde bisigaye. Okay, turahari. Konzi ba Channel TV Rwanda bo baba bahari. Murumva yuko umusore wanyu rero Lucas niyo mazina abantu benshi mwamumenyeho. N'uyu munsi usanga mu mafilme menshi yagenda akoramo niyo mazina akunda gukoresha. Ubwo rero ikintu cya mbere nshaka kubaza, abantu benshi bajya bavuga yuko ngo sinema nyarwanda ngo bigoye kwibonamo amafaranga. Nibyo koko cyangwa ntago ari byo? Ntago ari byo koko. Usanga n'undi ari yidutunze. Yego. No kuba natekereza no umuziki cyangwa se biki, ni sinema intunze. Abantu benshi dutunzwe na sinema, hari abagabo benshi bitungiye ingo. So njyewe ntago niyeze nkungu biragoye yuko najya gukora indi mirimo, kuko nanone aya sinema, industry ya sinema irimo amafaranga. Ahubwo ikibura wenda n'aba sponsors kugira ngo noneho ayo mafaranga abe menshi, umuntu agere nawe yasagura wenda agashyira kuri konti ariko ayo kurya yaba arimo nk'uko twihiringa buri munsi. Bajya bakunda kuvuga yuko ngo kugira ngo umuntu yinjire mu mwuga wo gukina filime cyangwa muri sinema nyine, ngo ari ibintu biba bigoye cyane nko ku bantu baba batuye mu ntara ngo bibagora cyane. Ese wowe icyo kintu kivugaho iki, ubibona gute wowe? Nibyo koko, kuko usanga nk'urugero ntarajya muri sinema ushobora nko gusanga nk'ama studio ubona nka top 5 sa yajyaga ibi Gisenyi, yego, ikajya n'indi shami wenda mu Biryogo, ariko nk'ubu ngubu ushobora gusanga nka studio imwe izwi mu ntara nta nimwe nako kwanza bigoye. Kandi nanone umuntu wo mu mujyi kujya gushora mu ntara ni urugendo rurerure. Ikindi usanga ama location yaho nyine adashamaje cyane. Nk'ubu kuvuga ngo ugiye gukora mu muhanda, sene zo mu muhanda, ushatse akabari keza, hoteli se cyangwa ibiki, nyine mu mucyo ibyo bintu byose bishyiramo na transport n'ibiki kagira. Ahubwo abantu baba mu ntara ba sponsoring ibintu byabo, bakore ubundi nicyo Maison de Jeunes zimaze, yego, zaza akarere cyangwa imirenge zo kugira ngo urubyiruko ruhurira hamwe, noneho bagire urwazira, bari impano bafite noneho bazamura. Rero usanga mu mujyi ahubwo ariho bikubiye kuko ari mu murwa nyine, yego. Ahubwo iyo niyo nama nabaha, begera ayo Maison de Jeunes bayabyaza umusaruro, ko Maison de Jeunes ikimaze kandi bashyiramo budget. Akarere mu mihigo iyo bagize cya budget ziza n'ubundi zazijya muri Maison de Jeunes, yego, bazibyaza umusaruro rero bazikoresha, bakore cyane. Urumva rero ko urubyiruko rukeneye kwinjira muri sinema, urumva ko inzira icyoroshye, nubwo ngiye mvuga yuko rega inzira yoroshye, ntabwo mvuga ko inzira ikomeye cyane. Muri sinema nyarwanda hakunze kumvikana abantu bamwe na bamwe bivugwa yuko bakwa ruswa kugira ngo bajye mu mafilime amwe namwe. Ese wowe ku giti cyawe kugira ngo ubashe kujya muri sinema, waba warigeze wakwa ruswa kugira ngo ujye muri sinema? Aya ntabwo nayatswe, ahubwo wenda icyo nagize ni imvune. Naho undi nta ruswa natse, uretse imvune nagize wenda hari igihe mbere ya covid twakoze filime tuyikorera i Karama hariya Norvège, yego, tuyikoreye i Karama tuvayo n'amaguru tugiye gushutingira hehe i Kanyinya kava Norvège, noneho duhita tumanuka n'amaguru tuzamuka kuri Skol uriya muhanda wose, duterera mpinga duhinguka ku murenge Kanyinya neza, no gutatanyije tujyana n'amaguru. Umva byari ibintu bikomeye, ko wenda n'akagendo gatoya. Noneho ikintu kintungura buriya rero Snoop ni umuntu uguhamagara cyangwa kwandikira akubwira ngo se nguruka ngo unashaka yuko ngo ndangira ngo akazi muri filime, akazi muri filime bakinnye yihe kugira ngo wenda bahereho banavuga ati wenda no muntu yanashoboye. Ariko nanone hari icyo ugomba kumenya, none se nawe ikigihe wabyumva naho ngo muzane CV cyaze ngo muzane experience. Ntabwo experience wayibona se utakoze. Ushobora gusanga wenda urugero, ushobora gusanga akwandikira gutyo hari kugira ngo agaragaze impano yiwe,
rero mu kuyigaragaza ntabwo wanyumvishe neza ni uko umuntu aza abariramo amafaranga agashakiramo akazi ngo muri filime agashaka guhita abona amafaranga ataranagira zitwaye n'ubuzi wenda atari na sinema ugenda ugakora ukagaragaza umubosi yuko ushoboye then afite akazakugenera wenda cyangwa akaguha akazi kari permanent nibyo abantu be kwinjira muri sinema bumva yuko baje gusaruramo amafaranga kuko nkatwe nk'urwo rugendo rwose njye nawe natagitingaga ibiceri ntabwo ngiye bitewe n'urukundo nakundaga sinema nibyo byatumye wenda ngira nubwo ntaragera aho nifuza ariko aho ngeze mashimye Imana. Aho ni sawa cyane. Hari amakuru yageze kuvugwa sinzi niba ari ibihuha cyangwa atari ibihuha, hari filime yitwa Ganza wakunze kugaragaramo cyane. Iriya filime byaje kugenda gute, yararangiye cyangwa iracyakomeje? Uriya mukire ntabwo yabaga mu Rwanda, yabaga muri Amerika. Anyway ni nako yitwa Ganza. Rero yaduhaye akazi gutyo nyine, ariko bigira ngo akarahagarara. Sinzi wenda sinshatse kumwinjira, ariko sinzi impamvu, niba ari ikibazo cy'ibijeri cyangwa se ariko atabonaga umwanya uhagije, uretse yuko nta n'umwanya. Ariko ni nawe wiyandikiraga buriya. Yari yandikiraga? Yabaga ari mu Amerika. Script niyo wazibahaga. Noneho mwana bikina nabi. Kwa nta kibazo cy'amafaranga yagiraga, mukahita mubisubiramo. Kandi yanabishyuye. Ko hari amakuru nigeze kubona kuri Facebook, ashobora kwenda ariho cyangwa se atari biho, bavuga yuko ngo hari abakinnyi bamwe na bamwe yambuye. Oya? Oya pe. Uzi ko yanakwishyuraga na short itararangira. Bivuze ngo ni umubosi mwiza. Tunamusuhuze cyane, turamusuhuze cyane rwose. Ganza rwose umubosi tumusuhuze. Yari filime nziza abantu benshi bari bakunze. Nkeka yuko hari nka scene nigeze kubona wakinyemo. Hari scene nigeze kubona wakinyemo rwose imeze neza cyane. Muri zira scene zose wakinyemo, scene yagushimije muri zone muri Ganza? Muri Ganza bitewe yuko byari intoza, byari amashort movies, kandi buriya story kinye no munsi si ukina ubutaha. Ariko ngiye byanshimishije ni ukuntu nyine Shalom Shalom one no uzamutumire Shalom nabazaza ni inshuti yanjye buriya nawe ni ukuzamuvugisha nawe tukareba uburyo twabigenza. Rero hari scene twakinanye agira gushata movie twakinanye anci nyuma ngende umubosi nyine banagiye ku kazi, nava mu rugo umugore mfite kahita tumira ari we ntuza Sanyu cyangwa se Sandra, yego akahita amuzana mu rugo. Noneho nkiyibagirwa laptop mu rugo, ntaza ariyo nje kureba. Naza kuyireba sasa akajya muri toilette, akajya mu bintu byose nyine. Hari n'indi umupolisi, Sanyu ari umupolisi, yego nayo ifite views nyinshi, maybe kuri nuzenda kuza 1M. Ari umupolisi, yarakunze umupolisi, noneho akitinya. Ari umushuti wanjye rero nkazamubwira ati oya iyo mboro niyo igeze, yego niyo yanshimishije cyane kurusha izindi. Ugeze kuri aho kantu mpita nibukwa, ndakeka atari njye nyine wabikuba cyangwa se atari njye nyine wabikubwiye. Kubera iki inshuro nyinshi muri scene nyinshi cyangwa se mu mafilime menshi ukunda gukinamo ukunda kugaragara nk'umuntu ukunda abakobwa cyane cyangwa se ukunda igitsina gore cyane? Biba bigaragara ko hari nka filime nabonye uherutse gukinamo, bigaragara yuko wari umukozi ari kuza gutwara umumabuja wa bosi wawe. Hariya biriya bintu ko bajya bavuga ko no mu buzima busanzwe ngo ushobora kuvuga ngo hari ukuntu ukunda inkumi cyane, nibyo ko nyine usanga ibintu umuntu akina abantu babyegereza umutima neza ukagira ngo ibintu dukina ntago aba ari ibyo, ni message tuba dushaka gutanga y'ibintu biri hanze. Anyway hari n'igihe nk'ubu ndisingwa kubera ibyo bintu. Ntabwo wabinkora ukuri. Oya Lucas ntabwo wabinkora. Ukuri pe. Hashero ufite? Aya ntawe. Hashero ufite? Ntawe. Bantu mukunda Lucas, niba uzi neza ko uri sheri
wa Lucas arakwihakanye ku mugaragaro izuba riva. nawe sheri ndakeka ko udahari ahubwo Imana ibigutemberejeho gakeye. Habura iki ngo ugire sheri kandi mu buzima busanzwe mba mbona abakobwa bagukunda cyane, habura iki ngo ugire sheri? Rero njye nsigaye ntinya abakobwa b'inyarugenge kubera ukuntu basigaye bakunda ibiceri. Ni ukuvuga ngo nta note wamutayemo ntacyo uri imbere ye. We ntufite amafaranga, reka nta mafaranga urayafite. Amafaranga yo wenda arahari ariko yo kwitunga ngiye nka Lucas apana yo waje mu ndi muntu arigaba bigira bibyara ibintu birebire kandi mfite yanjye yo kuba nariye. Nawe uri umwe mu bajene bakuze kuko nabonye waratangiye, ntabwo uri umwana mutoya, urakuze. Nabonye waratangiye no kujya wagatinga mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Hari indirimbo yitwa Itemani ya Dr Nsabi ndetse na Ezra Joas. Nanamusuhuze cyane rwose, musuhuze cyane mubwire nti yambu kabisa, Yesu ashimwe. Mwari mumeze neza, mwari mwambaye neza. Niyo ndirimbo ya mbere wari wagitinzemo? Zirahari yani nk'iya gatanu ariko yabashije kuba yagera kure n'iriya Itemani. Hari n'akandi kabebi k'agavixen bita Juru nako nko mu myaka nk'itatu cyangwa ine nakagitingiye mu ndirimbo yako na Swara. Swara bora yahoze ari umuhanzi nuko yabihagaritse. Swara ariko n'umuhanzi n'ubundi acyafatwa nk'umuhanzi. Yari yiparitse ariko n'umundi umugani iyo waririmbye horo uri umuhanzi. Nawe rero nabayemo mu vixen. Ni indirimbo nyinshi. Wabonye kwagitinga mu ndirimbo za gospel no muri Sekira, wabonye ahantu biba bivunanye cyane ari he cyangwa se ahantu ubona biba bigoye ari he? Ni muri Sekira. Kuko Sekira ni nko gukina filime no gupretendinga kuhagira umuntu mukundana kandi mudakundana. Nyine ukamwihomaho ukamufata ukamugira ibiki ubwabyo ni icyo biba bijeni. Ariko gospel ho biba bisaba nyine kuba uri gentle, witwarika nyine nk'umuntu uri VIP. Byo biba byoroshye. Ahangaha niho ubuzima bwawe buba mu buzima. Ese nta gihe urakina filime wenda ugakina n'umukobwa mwamara gukinana bikava muri filime nawe bikajya mu bundi buzima mu rukundo? Ukaba wajya tujya mu rukundo bavuye turi umukobwa twakinanye none ndi kumva rwose nta mukunzi, ntabwo birakubaho? Nubwo wamukunda muri uwo munsi ariko iyo mukinanye bwa kabiri uhita ubivamo kuko aba yabaye nka sister wawe. Noneho ngambwiye umuntu wenda wabyegereje umutima ashaka ko mukundana babahaye isene yo mu buriri siko mushaka kutavamo. Ntabwo mwavamo? Bijya bibaho avati wenda mufekinga kabizo ko ku ruhande washiduka yihekenye. Se kandi I'm telling you. That's true. None se hari igihe hari nk'igihe abantu babona abantu mufite nka sene murimo murakina muryamye koko nk'uko bivuze, nta gihe we ushobora wenda kujya gukinira sene ukumva hari ukuntu umubiri wawe uhindutse? Ntabwo birakubaho? Byambayeho. Byakubayeho? Byari imeze gute? Story yari imeze gute? Hari story twakinnye muri Press Vision. Iyo boro twakinnye yari amashot movie yagize miliyoni mu minsi 12. Iyo boro urayizi? Ari umukozi ugurisha nyine sebuze. Yego irana ndayisi, yego ndayisi. None hari ahantu wetse ko bagakasa bagakasemo ubu ngubu bakavanaho maybe YouTube yadukubise striker. Ubundi hari ahanjya hejuru uri kumva? Yego. Waranyuze akagira nyine agasa nk'uwinyeganyeza aho nyine agira gutya. Cyaba bintu byanyisha mu bwonko nyine. Binaba ariko bita ingaruka nk'umuntu bimenyereye tugaruka mu buzima busanzwe. Byarabaye. Aha, ntabwo bizora. Hari igihe iriya sene narayibonye ndikanga, naribonye nanjye ndikanga ndeba uburyo yaranarebwe cyane
yararebwe cyane kuko yageze kuri miliyoni nk'ebyiri yararebwe cyane pe yararebwe wabonaga yuko nyine ari ibintu neza ari kugira ngo byabaye ibyanyabyo hari ahantu ntabwo wenda nka famiye yawe cyangwa se izindi nshuti zawe ntabwo zigeze ziguhamagara wenda zivuga ko wakoze amarorerwa happy muzehe kubera ari umurokore niwe wampamagaye yakose ngo ugeze kuri ruha rwego ndabwo ruha rwego ngo usigaye ukina biriya bintu ndabikina ariko ndasuzi ko ari filime kuko nawe yahoze aturuna hafi muri 90 na kangahe 98 gutyo n'abantu ba Master Jake bakisobanura wawe ni Rasta ni Rasta ariko yaje Jables yaje kujya mu bintu bya notsa by'uburokore nyine ahita ahindura isi kubyumva so ahita amamagara ngo bla 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 you know that uko kazi kantunze nanjye sinshaka gukora ikosa kuko ndi umuntu mukuru ari akantu kamwe nagira ngo nkubaze kuri sinema ni nk'uhe mukinnyi mwakinanye ukavuga uti ndaryohewe no gukina nawe niyo biriwe ngombwa yuko turi bukinane numva ndyohewe cyane igitsina gore cyangwa igitsina gabo mu bagabo uwo ari wese uzi umuntu ukinisha neza umuntu bita Irunga tukote yego iyo mukinanye niyo yaba iminota 10 cyangwa 5 nyine wumva se n'igifite umwimerere tu ni tukote yego tukote ni nawe niwe romodo wawe tunamusoze cyane n'umuntu mwiza ndakeka n'umuntu mwiza n'umujene w'imfura aracyari umujene ngo aracyari umujene sibyo se nawe aracyari umujene ngiye kukubaza mu bakinnyi ba sinema babiri umbwire umwe muri bo ukunda ukavuga ati bya byose nanjye nubwo ndi umukinnyi wa filime ariko mu by'ukuri aba bakinnyi mbona uyu nguyu ari umuhanga kuri uru rwego cyangwa se mbona nanjye ubwanjye mpuye nawe byaba ari sawa cyane abo bakinnyi hari Dr Nsabi na Papa Sava Dr Nsabi nibwo ntago amaze igihe kinini Papa Sava amaze igihe kinini kizame ariko na prefera Papa Sava cyane kubera icyo nijya kuvuga apari yuko ari n'umukinnyi n'umudirector producer which means afite ubumenyi nanoza ariko anyway nansari nawe ni umuproducer kuko afite boro nziza cyane noneho ariko Papa Sava we afite ubundi bumenyi burenze byataje noneho umuntu waba waragize education yarigishijeho hari n'ukuntu aba afitemo ukuntu ubundi bumenyi burenze so ni Papa Sava kandi niwe uriya mugabo uriya ndamwemera cyane buriya nifuje guhura nawe akenshi ubwo ntahura nawe ariko ndamufana nagize kujya kuri set nakinye muri Shwadien yego so nyine arafashanya tu ashaka ko ibintu biba byiza uko byagenda kose mugomba kubikora bikaba byiza uwo mwimerere w'ibyo bintu nyine niho bukura rero ntago depending yuko project ariye ahubwo bavuga ati ikintu ndimo uko bisa kose kigomba gusohoka ari perfect niho umwihariko wiyo ndakubaza abandi babiri ndakubaza kuri Kiraman benshi bamwita Daddy kandi koko ni na Daddy buriya umuntu ushobora kuba yamenya ubuzima bw'abantu barenze 10-15 abahemba bamenyera buri kimwe kugira ubuzima bwabo bumere neza burya ni byiza cyane kwitwa Daddy nta kosa riba ririmo Daddy hakaba noneho bose ni abapapa hakaba na Clapton Kibonke umwe mu bagabo rwose beza b'imfura cyane nanubaha nkunda cyane bari abakinnyi ubabona gute mu ruganda rwa sinema first of all ni abantu b'ingenzi cyane
cyane ariko ku rwego rutabo wenda sindagira amahirwe yo gukoreshwa cyangwa yo gukina na Clapton ariko ikigaragara cyo kigaragara buri muntu nuko hari icyo amariye buretse n'uruganda rwa sinema icyo amariye show business yo mu Rwanda. Ntuza Kiramani rero we ni umubyeyi muri rusange kandi agira umutima mwiza apa ariyo kujyaho yo kari akazi hari n'ukuntu muhuza ukumva nyine ari family kuganira aragira yoroshya ibintu muri makeya keretse washatse kubikomeza but he's a good man ni n'umubosi cyo yacimaga kuko ntabwo bambwira hoya cyo nicyo ugafata na Clapton nawe n'umubosi ariko cyane umubosi ahubwo ni amakazi umuntu wifata akagira no show business birimo ibintu byinshi akifata agashinga nk'akaboro nka kari ntabwo ari akaboro nako boro nk'iriye afite resitora tunamwamamariza rwose nta kibazo ndamukunda sike rero shawo uri umukozi kabisa ni umukozi ni umuhanga nta muntu wanga abakozi mani ntawubaho urakoze cyane Lucas ntago mba mfite ibibazo byinshi ariko hari igihe mba mfite ibibazo by'amatsiko mba numva nabaza abakinnyi muri rusange ni ryari umukobwa aruka kugusura muri ghetto yawe ni ryari umukobwa atari mushiki wawe nabyumvise ako so kari kera ubu ndabyibukara ni kera ese aho umutipe agera bakirotera ahubwo ntisaba ari kera so hashize nk'amezi nka 2 cyangwa 3 kuko ngewe nkunda kuba ndi kumwe na girlfriend wanjye iyo namufite ubwo kandi ubu ngubu ntawo mfite ntago nkunda kugira batazabe bagira ngo nyine ibintu umuntu akina nibwo buzima bamwe so ni nk'amezi nk'abiri cyangwa nk'amezi nk'abiri nibwo ni nk'amezi nk'abiri nibwo bombo krateruka snowball ma bishidikanyaho sinzi ntabwo mbizi nje nabazaga nje nibarizaga kuko bamfite utubazo tw'amatsiko nyine mba nifite utubazo tw'amatsiko hano mu Rwanda abantu benshi basigaye urubyiruko rumwe na rumwe rusigaye rugaragaza ikintu cyo gusinda cyane cyangwa se kunywa agatama ese wowe ku giti cyawe ni iki kintu ubona gitera urubyiruko kuba ari ugukoresha ibiyobyabwenge rumwe na rumwe ariko ntabwo ari bose gukoresha ibiyobyabwenge cyane bibona biterwa n'iki ku rubyiruko? First of all ntabwo waba ufite akazi ngo ujye mu ntuzi ujye muri ibyo bintu kuko nta mwanya wabibonera. Icya mbere ni ubushomeri. Secondly usanga ari ikigare. Yego. Ko ari igihe udafite n'igihumbi cyangwa se sensa usanga ufite umuntu agwambwe ruka uhagwana waje hano ko mfite muri imwe uziko umuntu ukubwira gutyo ushaka kumubwira ati nese ko ngiye kuburara banyeje icyo gihumbi nkaguramo ibyo kurya nkarya ntabwo yayaguha umuntu utazana ngo ibyo nibikorera akakubwira ngo ari no gutegera sito pre numva ukuntu satani akorera mu bantu rero usanga ari ikigare ibyo bintu bibiri rero nibyo usanga bigize kuba bari jobless ikindi ari ikigare peer pressure. Yego. Ni ibyo bintu ubundi akenshi kuko nkeka yuko urawukipe ntabwo wabona umwanya w'ibyo bintu. Okay. Yego tumwerese kandi urubyiruko rugeragereza rwose bagabanye agatama and don't drink and drive. Yes, bagabanya agatama. Nkiri mu tubazo tw'amatsiko nkunda kugira utubazo tw'amatsiko cyane ku bantu b'ibyamamare nkamwe mbanagize amahirwe yo guhura n'icyamamare aba ari amahirwe kuko umuntu w'icyamamare nkawe wibona gute iyo uri kugenda nko mu muhanda abantu bagenda bagusuhuza bari benshi cyane
wowe ubibona gute se ntago uba wumva ubangamiwe cyangwa uba wumva wowe bigushimishije? Okay, somehow birabangama. Noneho ikindi nyine ni umugisha none kuko kugira ngo abantu bakumenye wowe utabazi, abantu ni ibintu n'abantu. Yego. Ariko nanone abantu ino society tubamo izajya imenya yuko apari yuko uri umusitari hari ubuzima ugomba kubamo. Ushobora kujya kuri butike nkakwa umunyu wa 250 ingahe, cyangwa nkajya mu gasoko nkagura akananasi cyangwa se ibiki n'ubwo bunyobwa. Ahubwo wenda nuko society itarabyakira, ariko nanone when things byabaye too much birabangama. So which means hari kote nziza yuko uzwi na kote nini noneho ifite uruhare runini mbi yuko uzwi kujyaho ingaruka. Yego. Yeah. Habara ahantu ari igihe waba warigeze nko kugenda nko mu modoka no gusanga ufite wenda gatwikire nta wamenya, ushobora gusanga ugenda wicaye, niko ngo basigaye babyita abajene bakinegeye ngo niko babyita, wakaza gasanga. Ariko se muri cya gihe uba wateze imodoka, hari igihe uba warigeze kuba uri kugenda nko mu modoka ukajya kumva abantu bari kukuganiraho? Ubona zinoshira umuteto. Yego. Ushira umuteto za bisi bagenda yego bahagaze benshi. Narinje nsanga imyanya yose yashizemo kandi namaje gukozaho. Nicyo gihe ubukungu ntabwo buya bwifashe neza. Tangira kuryana none ubabona mbere. Undi ukina amafilime. Ubona bari umwe nagize kumva ameze nko nk'ifiye mu mutare ya kera. Kera bazirikaga intuzi biziriko bazazije zihambiriye kunoza kuri fuza. Yego. Nawe se ngo byamubaho. Nyine ubwo nahise mfata dukutera ikiramo. Hita nkamata ndagenda nyine nta kundi nigera rwishigisha reka ndusome biragera nyine birabangamye. Yego. Ubwo rero bivuze ngo no gukoresha imbaraga ukajya ugenda mu kawe. Yeah. Abafana bawe bakakugurira, ariko ntugira abafana benshi se? Ndabafite. Agize umufana wawe afite ibibazo no bikuruta. Ariko ndabizi ko mfite ubushobozi kandi muri abana beza. Yego. Muze mujyayeza umuntu nadufasha. Banabufasha. Igisi tuba turimo ntabwo iba yoroshye. Okay, urakoze cyane Lucas. Tukiri muri sinema n'ubundi ngiye mba mfitemo nabwo ko mfitemo nyine utubazo tw'amatsiko twinjiye utanga nk'umuntu ukina filime, ubona ko mugira umwanya mutoya, usanga inshuro nyinshi muri mu ma projet y'abantu bagiye batandukanye, hari projet zirenze mushobora gukoramo. Biriya bintu bihuza gute ko hari igihe usanga uri nko muri projet 3 enye, biriya bintu bihuza gute kugira ngo ubimanaginge bigukundire? Hagati aho ngaho hari n'igihe nshya nyine uwo munsi ujyushya ugasanga nyine nk'umuntu yampaye umunsi, abandi bakampamagara kuba ari umunsi bafiteho impuza shooting, kambwa ngo no munsi uzaboneka mva hoya kubera iki nawemere wa wundi, kaba nk'abantu batatu babwiye gutyo ngo wundi nto byajye kugera uwo munsi muzakora nk'ejo nguruka ngushanga ngo abaye ikibazo cy'umukinnyi cyarukaso cyayibiki cya kamera ntabwo bigishobotse yuko twakora. Uri kumva yaguhombeje akazi ubuzi bugera muri 3 cyangwa bungaye. So rero ku kibazo warumbajije usanga kuri program kandi none ukabasariye mu bintu. Yego. Ariko nshaka kubwira umuntu producer cyangwa mu director nzaboneka mbere ya saa 6. Tugiye umushyizeho pressure umwica n'ibintu. Ubundi kirazira muri sinema gupanga shooting ebyiri ku munsi. Uko umuntu akubukinze utuma hari abataruka, kandi si uko nanone ari wowe ugira gahunda zirijanse cyane kurusha abandi, ahubwo ubu wetse akazi k'uwo nguwo wica n'akazi k'abandi bose. Yego. So rero biragora, ariko njyewe ndi programa nawe nyampanga shooting ebyiri ku munsi umwe. Bivuze ngo iyo umuntu arwaye projet yiwe ugomba kwikora nk'uko yeguhaye kandi nta cyapfuye. Kuko nanone none se kubera iki projet nyinshi zikunda guhagarara? Hari filime nyinshi nyine ubona zikunda guhagarara abantu bari bakizikunze,
kandi abantu bagikeneye kuguma kureba abo mwebwe ubwanyu ari mwe bagikeneye kureba, ariko ukabona projet ari nziza ariko ukajya kubona ukabona projet irahagaze. Biriya bintu biterwa n'iki wowe wenda ukurikira, kuko ndabizi ko biriya bintu bihagaze inshuro nyinshi murabimenya, hari wenda n'amakuru wenda mufata, biriya bintu biterwa n'iki? Sometimes hari igihe biterwa na producer kubw'uko wenda abona yuko umusaruro yitezemo atari wari kubona cyangwa agahindura imirimo yakoraga, usanga bihagaritse ubwo uri kumva nyine niwe nyiri projet ntabwo yabikunda. Ikindi hari n'igihe biterwa n'abakinnyi cyangwa umukinnyi ukuntu bagutesha umutwe. Kenshi abakobwa nibo bakunda gutenguha muri sinema, yego, ugasanga yishe shooting inshuro zingahe zose kandi ari wowe story yubakiyeho. Eda kudevia story ntabwo babigikunda ko niho ishingiyeho bitabibiha. Rero ugasanga n'abakinnyi tubigiramo uruhare, cyangwa se bitewe n'aho isi igeze, cyangwa se imikorere ashaka kugira umuproducer akahita bireka umusponsor nyine muri rusange. Yani aho ni soba cyane. Hano turi ni ku Bwiza Garden Motel, ni ahantu heza cyane bagufitiye jaride, hakorerwa ubukwe bugiye butandukanye, ni ahantu heza haba n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, bagira n'igikoni cyiza hano, ahubwo mu kanya baze kuza kugukorera akantu ko gufata hari na view hari na view. Hano ni Musanze nyine, ni mu Bwiza Garden. Ukigera i Musanze neza, umumotari wese cyangwa ufite imodoka yawe, wabaza umuntu wese wabaza ngo nakurangira mu Bwiza Garden mu Kizungu. Ku bantu bazi Musanze niho twicaye, uba witegeye ibirunga, uri kureba ibirunga, ni ahantu heza nyine ubona ko ari heza pe, ni ahantu ubona ko hameze neza. Rero tubwire n'abantu bazajye bahaza, ni ahantu heza cyane. Urabona ko nk'ubu ngubu urabona ejo hazabera ubukwe, harimo amatente ameze neza cyane, ibintu bimeze neza, ni ahantu hanini cyane heza cyane. Mu kanya turaza kuba dusoza, ariko ntabwo nasoza nakubaje kino kibazo. Muri sinema nyarwanda ni nk'uhe mukinnyi cyangwa se ni nk'ihe filime yifuje kujyamo bikanga, kavuga ati filime rwose nanjye nyigaragayemo byanshimisha, ariko ukabigerageza bikanga? Ubu ntayo, kuko yari Stimedi, ariko nayikinnyemo, nubwo ahubwo wenda nuko ntakinnyemo role ifatika ku buryo nagira izikomeza, cyangwa ntabwo ari wishimiraga, dore ko usanga barakugize nk'umuzamu, barakugize umuzamu muri Stimedi ngo naganiraga na Gihozi, ariko Vanessa nako, ariko ntabwo byari binini, ariko ntabwo nari ndi umuzamu, ahubwo nabaga nariganye n'abo bita Vanessa, maybe aracyakinamo. Yego. So Stimedi niyo ari inzozi zanjye, ariko buriya ni indoto nyine. Buri filime ica kuri RTV, kuko televiziyo y'u Rwanda ni iryo jambo nyine, ni televiziyo y'Abanyarwanda, televiziyo y'Abanyarwanda, ku buryo umuntu yicara ategereje ati isaha iyi niyi ngomba kureba iki kintu. Wumvaga yo kuvuga ati bya byose nanjye, ukavuga uti nindamuka nkoze muri Stimedi nkajyamo rwose nkumva ndimo bizanshimisha. Nta mubosi waba warigeze ukorera akakwambura? Ariko simuvuga. Yego, ahujya ntawe ntumumasho ni cyane aranazwe. Aranazwe kubera iki babambura? Noneho ikintu cyambabaje ni kimwe, cyo gihe nta bushobozi nari mfite. Yarampamagara arambwira, Ruka ushobora ejo twakora? Nta kibazo ndahari. Ejo ngo uzakina uri umuganga? Ikibazo ahita okay, nabikinye n'ubundi kera. Aho uzazi nta kibazo tugire dukore. Nta kibazo. Ndazinduka saa 12 bro. Nageze ngo twagomba gukina kuri hospital. Yego. Ndagenda ndahagera. Nta breakfast. Nta run nyine, nta lunch, nta ntuza. Muri make ngo ntago nigeze njya kugeza saa 6 z'ijoro. Wahageze mu gitondo? Tsara akaji ka imbabaza nyine na noza. Ni sambusa imwe. Angije byagasuzuguro dusohoje saa 7.
mbona icyamamare kirimo kirapakinga ibintuza ibikoresho mu modoka saa 7 z'ijoro. saa 7 z'ijoro bro. Mwahageze mu gitondo saa 12 nari nahageze hangije ntema pakinga ibikoresho nta nanyita wajya nkikiza nari mpari asoje afunze butu yambwiye none se bimeze bite nta tike nsigaranye ayo nari mfite nayategeshe nari nanitegeye mu gitondo ngo shanguruka umuntu kuri connection ngo zapfuye ngo ibiki n'ibiki ariko amafaranga ejo mu gitondo ngazaba yakugezeho don't worry nta kibazo. Yego nagenze n'amaguru mviyo ngiyo za Nyarutarama ngeraho nagomba gutaha ejo mu gitondo mpamagaye ewana babyita kubika ubundi bakunda bureba telefone gutyo ukahita ubona umuntu ewe ahita uyubika yaranyobeka bya miliyari yazango ndavaho adoga ifafa akamwihorera nta kibazo nawe ntazabura isi mwemereza bwa isi nizunguru ya niyo nzi urumva ariko nubundi ubwo nawe yigaye umuntu aba arakoresheje Lucas akamwambura yigaye ariko uretse ko buriya ubundi baravuga ngo n'imvune z'abahanzi ni nazo namwe nizo mvune zanyu nyine kuko nta kintu wakora ngo ure guhuramo n'ibibazo cyangwa se guramo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Tugera ku musozo w'ikiganiro twagiranye nagushimire cyane ko wemeye ko tugirana ikiganiro kuri Channel ya TV Rwanda wabyemeye ni nabyiza cyane n'abandi bazaze ya most welcome n'abandi bazaze. Tugera ku musozo niki kintu wasaba ba producer cyangwa se n'abandi ba boss bashaka gushora muri sinema nyarwanda niki kintu wenda uvuga ati ngewe mbona hari icyo bagakwiye guhinduraho gutya kwiti cyane cyangwa se mbona bakakoze gutya niki wababwira? Icyo nababwira cyo ni kimwe nuko muri sinema harimo amafaranga ikindi kandi bazwe tubamumariza. Yego kuko nimba mbwiye yuko nakinye njye ubwanyu nako ndimo ndakubwira yuko nakinye filme ikagera views miliyoni mu minsi 12 bro ta boostings. Yego abo ni abantu benshi kuko dufite population y'abarundi tukagira abanyarwanda tuyaba diaspora kandi umunyarwanda ni nkantuzi ni nk'umu agent wa yantuza ntashatse kuvuga yego everywhere you go so kubyo rero dufite population nini burara abantu bagatekereza gutyo baze bamenemo amafaranga muri sinema baduha ibiraka byo kwamamaza. Yego kumva bakora iyo bwabaga kugira ngo nyine natwe tugiye ku yindi level kugira ngo nanjye ngire cyabiro none reka niyungura ubumenyi nimba ari cyo gifaransa ntazi making sure bazi yuko ari cyo nzi ko nzi yuko ari uko nzayikena kugira industry ibe developed. That's icyo nabasaba no sponsoringamo. Yego reka ngushimire cyane wakoze cyane. Tuzasubire ubutaha uzagaruke abakunzi ba Channel ya TV Rwanda bifuza ko uzagaruka nyine ubwo uzagaruke. Wakoze cyane Imana iguhe umugisha. God bless you. Thank you. Asante sana.